Reka nongere ngusuze kandi nguhaye ikaze aho uherereye hose. Nkwifurije amahoro y'Imana rero akomeze abane nawe. Ariko mbere yuko dutangira iyi nkuru ndagira ngo maze nkwibutse ubanze gukanda aho handitse subscribe kugira ngo ujye uhora uri update, ujye uhora ufite amakuru ari latest, umenye aho isi igeze. Dutangirane iyi video maze gukanda subscribe. Harimo sane z'igitondo cyo kuwa mbere tariki ya 16 Gashyantare 2026 inyubako y'umucuruzi witwa Ntawangwa bose Theogene iherereye ahazwi nko kuri La Bamba mu mudugudu wa Irakiza, akagari ka Bugoyi, umurenge wa Gisenyi, ahangaha akabari mu mujyi wa Rubavu. Iyi nyubako rero yafashwe n'inkongi y'umuriro irakongoka yo n'ibyacuruzwamo byose birashya. Umunyamabanga rero nshingwabikorwa w'umurenge wa Gisenyi Uwineza Francine wahise utabara igishya yatangaje ko umwotsi watangiye kuyigaragaramo saa 4 z'ikirengaho iminota mike. Ikaba rero yari ifite ibice byinshi bikorwamo imirimo igiye itandukanye, harimo hakorerwamo akabari, igice cya restaurant, umuryango ukorerwamo ubucuruzi bw'imikino y'amahirwe cyangwa se betting, akaba hari undi muryango wacuruzwagamo imyenda ihenze ndetse na depo ya sima. Yagize ati rero depo ya sima niyo yari ya nyir'inzu, ahandi hose bahakodeshaga cyangwa se hari hafite abapangayi bahakodesha. Inyubako rero n'ubundi twari twarababwiye nyirayo kimwe n'izindi ziyegereye ko zigomba kuvugururwa, hakajyamo izijyanye n'icyerekezo cy'umujyi. Uwari ufitemo akabari niwe wasaga n'uwamazemo ibyimuka, ahandi hose byakongokanye n'iyi nyubako. Akomeza rero avuga ko ishami rya polisi rishinzwe kuzimya inkongi ryahise rihagera rirayizimya, izimya itarafatisha n'izindi. Yagize ati rero nubwo iperereza ryatangiye ngo hamenyekane mu by'ukuri cyateye inkongi, turakeka ko insinga z'amashanyarazi zakoranyeho zigakora siriko cyangwa se bazakora icyitwa short circuit ndetse bigatuma umuriro ufatisha inzu yose. Yavuze ko rero ikibabaje cyane ari uko ari inyubako ubwayo ari ibyacuruzwagamo byose nta na kimwe cyageraga ubwishingizi. Agahera ahangaha rero asaba abafite inyubako zose z'ubucuruzi bose ko n'abafite ibyo bacuruzamo byose ko bajya bihutira gushaka ubwishingizi, kuko nk'ubu ari nyiri inyubako ari n'abacuruzagamo bose barahombye bitavuga. Yakomeje agira ati iyo bakigira ubwishingizi bwari guhita bubishyura vuba byihuse. Turasaba rero abafite inyubako z'ubucuruzi n'abafite ibyo bazicuruzamo byose kujya bihutira gusaba ubwishingizi kugira ngo igihe habaye ikiza nk'iki kitabasubiza hasi bari bamaze kugera ahashimishije mu iterambere ryabo. Rero twihanganishije nyiri inyubako n'abayikuragamo bose turabahumuriza. Mu bintu rero byakongokeyemo mw'inzu cyangwa se mw'iyi nyubako harimo ibyanshimiyimana Jaime wacuruzaga akabari, aho yatangaje ko ibyangirikiyemo biri hagati ya miliyoni 20 ndetse na miliyoni 25. Yagize ati rero ubu ndaje mpita negura uko nagaruka mu Rwanda, kuko kwimura akabari bihise bijya mu byihutirwa. Ibyangirikiyemo biri hagati ya miliyoni 20 na miliyoni 25 z'amanyarwanda. Ku bindi byangiritse rero by'abandi bacuruzi harimo iby'abantu 8 bishyize hamwe bavuye mu mwuga w'ubuzunguzayi cyangwa se mu by'ubuzunguzayi bacuruzaga imyenda n'inkweto, aho ibi ngibi byari bifite agaciro ka miliyoni 12 z'amafaranga y'u Rwanda. Ntakirutimana Jean Dodier wacuruzaga restaurant ifite agaciro ka miliyoni 2,500. Hari kandi uwitwa Haririmana Pascal wacuruzaga restaurant wahishije ibifite agaciro ka miliyoni 1,143 by'amafaranga y'u Rwanda. Mu gihe rero ntibirirwa François wari ufite ububiko bw'ibikoresho bw'akabari yahombye bifite agaciro ka miliyoni 2 y'amafaranga y'u Rwanda. Umuvugizi rero wa polisi mu ntara y'Uburengerazuba SP Sylvestre Twajamahoro yavuze ko nta muntu wakomerekeye muri iyi nkongi. Ati nibyo koko inkongi y'umuriro twayimenye ndetse twihutira gutabara no kwizimya, nta muntu n'umwe wayikomerekeyemo ndetse kuri ubu iperereza ku cyaba cyayiteye riracyakomeje. Yaboneyeho rero gusaba abaturage bafite ubushobozi kujya bagira za kizimyamwoto ndetse n'umucanga ndetse bakihutira guhamagara polisi igihe habaye inkongi y'umuriro nk'iyi ngiyi. Ngaye nguko rero byabereye mu karere ka Rubavu, ngaye nguko byabereye kuri inyubako ya La Bamba. Twababwira ngo bihangane nakundi byagenda. Naho ni njye Ndi Kamanzi nakagaruka.